nabonye n'umuntu twihurije ibintu by'ibitoroma urumva oya ati rwose duhurije ibintu namukundiye arasezerana ndamwangira namwata uzagize ukirike nta kibazo arabyemera muri video ubundi arankirika nta kibazo gihari ubu ngubu bahuje toroma atarankirika cyo namwangiye no gusezerana gusa ubu afite undi afite undi ati yanyatse igikumwe cya muganga no kumva uko aburana na Dr Nsabimana urukiko rwanzuye ko ikirego cya muganga kidafite ishingiro. Urukiko rwategetse ko muganga agomba kwishyura 500 by'u Rwanda Dr Nsabimana kubwo kumushora mu manza ndetse n'andi 500 y'igihembo cya avoka. bibaye ngahe Harya miliyoni 400 gukuramo miliyoni nangahe? ni miliyoni namusabye gusa rubanda baba bafite ibibazo ariko hagati aho mfite inkuru ya muruya umudamu wemeye ko arwaye mu mutwe cyangwa yagize ibibazo by'ihungabana ayo makuru rwose reka tuyasoreze urakoze uyu munsi nabonye ibinyamakuru sindabyumva nanjye nabisomye ariko ngo yikoreje inyarugenge cyangwa aravuga ati ni impamo ya Mungu naciye nyinshi aba nk'ayavuze atwariye abakumima turamanuka tugera ibumbugo ubwankuzuzu turatambika ati burya mu ntuza ikabuga haraho bitaga mu gahoromani ataho tuye dujya timbikisi ndageta ariko kuva nabo sindabona umupfu w'itabi kisi ngo yagaze munsi y'urugo yumva umukecuru avuga ati ndayitabi ndapfuye imkize aravuga ati umupfu mukanya arapfubwo ndamurya iricara irahabunda itegereza ko umukecuru ananguka iraheba irategereza ngo bijye mu rukerera abana batangiye kubyuka bacaniye ngo bakame kisi yagenda iti namupfu w'itabi ndabimenye ngo zajya ntegereza abandi batarimo w'itabi Samanza ngo yabyitegereje bagako byagenze ntago bizi ko n'uyitegereza wabirebye cyo numvisemo ni kimwe gusa uretse cyo wumvise siki abyitegereze sanga yavuga ati simba uretse kuvuga ngo impyisi yasanze nta mupfu w'itabi yasanze nta cyaha cyo gukunda umuntu ntumurongo wenda yari yamukunze urutarongora yasanze depression wahoze ari minisitiri abatsinze uwigeze kuvuga ko yamukunzeho waheranwe n'agahinda ubonye cyo nabonyemo gisha ahubwo noneho birangira kandi minisitiri ni ubwo wishyuza oya pani ndiki amafaranga yavoka ni no gushyira abantu mu manzi ibintu ntibukore nta mafaranga nabonye ngo arimo miliyoni niki so yari yamucishije se oya urumva wowe ureka ndebe taraho nabibonye somera inkuru nkuru nabibonye ahantu bitambuka ariko mujya mu gishaka ibyo ngibyo uriya mugore yavugiye ati rero ngiye mu byukuri ko mundeba gutyo nabonye n'umuntu twihurije ibintu by'ibitoroma urumva oya ati rwose duhurije ibintu namukundiye arasezerana ndamwangira namwata uzagize ukirike nta kibazo arabyemera muri video ubundi arankirika nta kibazo gihari ubu ngubu bahuje toroma atarankirika cyo namwangiye no gusezerana gusa ubu afite undi afite undi ati yanyatse igikumwe yanyatse igikumwe ndamuhakanira ubu afite undi ariko gukirika ndamuha nta kibazo ubwo bihurije toroma twihurije toroma umuntu nk'aka kantu wakampaye kose kumpaye akantu k'agace uriya mugore ni namutinya uriya mugore oya ariko abantu baromurana ibyo bikomere yavugaga oya reka mbabwire reka bino bintu tubirebe uyu muntu we ubwo yivugiye ko arwaye mwiguma rero kumusarisha ubwonko mu bukarangisha mikoro yabonye kwa kundi umuntu buba bwashyushye ugashigishamo mikoro ariko mu rukiko bavuze ko Emilio Sekwa nyuma yo kumva ikirego cya muganga no kumva uko aburana na Dr Nsabimana urukiko rwanzuye ko ikirego cya muganga kidafite ishingiro. Urukiko rwategetse ko muganga agomba kwishyura 500 by'u Rwanda Dr Nsabimana kubwo kumushora mu manza ndetse n'andi 500 y'igihembo cya avoka. bibaye ngahe harya miliyoni 400 gukuramo miliyoni nangahe? ni miliyoni namusabye gusa ni miliyoni bemeje ni 500 y'igihembo cya avoka nayo kumushora mu manza simfasa Ernest rwose nubwo wenda batakundanye ngo murongore ariko aramuzi azi ko nayo afite ntacyo imereye ubundi abandi bahagurukira muri Senkimiri hari reka nkubaze